hari amavideo ari gucishikana agaragaza ndi kuvuga ngo bagabo barutwa n'imbwa blah. Kuri video za Jack ari kwambikana impeta n'umukunzi we afite n'ama emotion menshi cyane ubona ko ibintu byari byiza cyane kabisa n'ibintu byatumye abantu abakuru n'abana bananirwa kuryama. Naho uyu mukobwa we waje hano ku mbago nyambaga avuga ko papa we n'abasaza be bose ngo ari imbwa. Niba ikiganiro yajyanye n'umwe influencer hano mu Rwanda yavuzemo ari no magamba akomeye yagize cyaba atanze ubundi butumwa nyuma yo kuvuga no magambo asesereza igitsina gabo. Naho iby'uyu mugabo witwa ngo n'imano y'Imana ibyo bimaze kuba ibindi kabisa ko akanya tuvugana akaba ari kubarizwa muri station yari iberereye Kacyiru. Aya makuru nandi yose natakubwiye akomeze kugenda cicikana hano ku mbaga nkoranyambaga ndaje tuyanyuremo. Ni kuri iki cyumweru twagiye tubona amavideo y'uyu mukobwa arasohotse hanze n'amavideo yagaragazaga uno Jack ari kwambikana impeta n'umugabo w'umusore kabisa ubona ko ari bogari. Ni ibintu rero byatumye abantu benshi bahaguruka batangiye ko bavuga amagambo menshi cyane bavuga ati Jack ko tumuzi w'umukobwa ufite imico mibi ni gute yahita abona umugabo. Ni mu gihe ino video isohotse nyuma yuko hari indi video yindi yasohotse nayo byavuzwe ko rero ishobora kuba yari kuba yategura iyi ngiyi ni video yigeze gusohoka unongo ni Jack nabwo ari gusomana n'undi mugabo ariko bikavuga ko ngo ari wowe mugabo bari bagiye ngo kuba nawe ngo bakundana ngo byari kugenda bivuga ko bashobora kuba bakundana. Uwo mugabo yari mu bikorojeni hamwe n'uyu nguyu Jack aho bakomeje kubavuga ati no mikrojeni ashobora kuba abirimo neza na Jack ko bonaga ko bishimanye bari kugenda banasomana ku munwa ibintu nyine byagaragazaga ko ashobora kuba arimo ikintu hagati yabo. Iyo video rero nyuma yuko isohotse hakaba hongera kubaka hasohoka ino video bari kwambikana impeta noneho n'uyu mugabo ukibaza se amaherezo y'ibi bintu yo nayahe ese biragaragaza iki. Ino video mbere yuko isohoka nayo uno mugabo hamwe n'uyu nguyu Jack muribuka ko Jack yabanje kudutama ifoto ariko kumwe n'uyu mugabo baravuga ati dore umugabo mwiza ati Jack niki uno mugabo ntago yakemera Jack. Abantu bakuze kugenda bagenda bamutega iminsi bagenda bavuga ati nta kuntu bishoboka kabisa ariko abantu ubungu batangiye kubona ko ibintu no bishobora kuba byabaye seriye nyuma yuko yabahaye ifoto bakanga kuba bakiyakira noneho ahita dutamo na video noneho Jack bigaragara ko ari kwambikwa impeta kandi kari ibintu byasaga neza cyane kabisa unabona ko abantu bafitanye urukundo kabisa. Abantu rero bakomeje kugenda bandika muri comment nyuma ko babonye zino video bagenda bavuga ati Jack atashobora kuba afite imiti cyase akaba afite abantu babajyanama cyase akaba afite ngo umupfumo. Ni ibintu rero byagiye bikomeza kugenda bigaruko cyane ati ni gute umukobwa nk'uyu nguyu ufite imico tugiye tuzi yo kwambara ubusa. Murabizi ko dufite amafoto menshi yagiye acicikana cyane hano ku mbuga nkoranyambaga Jack yari yambaye ubusa akora ibiki. Murabizi indirimbo nyinshi cyane zirimo ibishego zikenewemo abantu bambaye ubusa ni indirimbo Jack abatagomba kuburamo. Ni ibintu rero byakomeje kugenda byibazwa cyane ati Jack ni gute yaba yakize kuko twagiye kubona ko hari uburyo ki Jack ajya akora gutya agakora ibintu by'amaprank. Murabizi ko mu minsi yashize yagize atya atubeshye ko ngo yakijijwe ubwo yazaga gukorana ikiganiro n'umunyamakuru yambaye neza ngo ibintu birebire nyine ubona ko ari ibintu byubashye by'aba abantu baba ADPR. Icyo gihe ndakeka ari nimba nibuka neza yari yateze n'agatambaro ubona ko ari umuntu wuno wiyubashye kabisa. Icyo gihe yaranarize cyane abwira abantu ati munsengera ati bira bintu nabagamo ngo nanjye ngo simbizi na bintu ngo by'ama depression ngo ni ibintu ngo byagahinda naragize ngo natewe ngo no mu rugo ni ibintu byinshi cyane yagiye asobanura avuga ko ngo akavuga byabaga byose atari we ahubwo yabaga ari depression yahuye nayo bitewe n'ubuzima yagenda aganyuramo bikarangira yagenda yitwara kuri yakicuruza kuko numwe mu bantu bagiye bigarukaho cyane. Nago navuga ngo bagiye bamugarukaho kuko we yagiye yigaruka avuga ko ari umukobwa ukunda amafaranga n'abagabo ngo ni ibintu bimubesheje. Univuga ngo gukunda abagabo niwumve ngo ni ukubakunda akabareba gusa ni ukubakunda ahubwo no kuryamana nabo ati ni
bintu nyine ngo bigize ubuzima bwe kabisa. Ibyo bintu ngo bidahari ngo ubwo na Jack ngo kumubona no kwisi nabwo ngo ni ibintu bigoye cyane. Yagiye nawe abigaruko cyane avuga ati ngiye nikundira abagabo, ubwo n'ugukunda kuryamana n'abagabo ngo ngakunda n'amafaranga. Rero abantu rero nyuma y'ibyo byose bari kugenda babiterateranya bakavuga se ni gute Jack yaba umuntu umeze kuriya, umuntu wabibagaragaye nk'umuntu w'indaya, reka tubwo tubivuga cyase numvisha basigaye bavuga ko ari indangamirwa abantu nyine bakora akazi kameze kuriya. Ati ni gute yavuga ko noneho yabaye yakora ubukwe nyine ngo ko yiteguye kuba yakambikana impeta, ubwo nyine egare kuba yazakora n'ubukwe mu minsi yabigiye kuza. Abantu rero kugenda bavuga ati bashamunyo yabwenge, akavuga ati iyi nayo ni prank, uno mukobwa ari kudukina mu gihe ariko we ari kwigaragariza ko ahubwo bino bintu ari seri, kuko arishimye cyane ko n'ijambo yahawe muri zino video zagiye zicicikana mu kumbaga n'imbaga yagaragazaga ko yashimiye umugabo we ko ngo yemeye kuba yamuhitamo, akihanganira uwo ari we, akihanganira nyine ibintu yanyuzemo byagiye bimugaragaraho, akemera ko yamuhitamo. Kimwe mu bintu byaba ari iby'ingenzi cyane, byaba ari na byiza kuko uno mugabo yirengagije bino bintu byose yangiza akahitamo kuba yamwambika impeta akamupropoza kugira ngo bazabane. Ni ibintu nyine bigaragaza ko uno mugabo yaba akunda koko uno mukobwa ngo ni Jack, yaba mukunda byanyabyo, kuko imico ya Jack mwese abantu benshi batayizi ni imico twavuga ko ari y'abasirey, ni imico nyine abantu bamwe na bamwe bajya bananirwa kuba bakakira nk'abantu bakuru cyane batabimenyereye, bagenda baba bashobora kuba bananirwa kuba bakiyakira bitewe n'iyo mico babonye. Jack rero abigarukaho akomeza avuga ati ngewe ati bino bintu zino video zari zanyazo, ati ndi mu rukundo n'uriya mugabo, gusa birashoboka cyane ko bashobora kuba kuko ari ibintu biri seriye, kubera ko bitewe n'ukuntu babiteguriye. Ibi bintu ni ibintu byateguwe kameme, ibi ni ibintu byateguwe, ntabwo ari ibintu bafashe ngo bahita bitura hasi, kuko mwabashije kuba mwagenda mubona amavideo bagiye muri stu bagiye muri photoshoot mbere ho nk'ibyumweru 2 ndakeka aribwo twatangiye kubona no mafoto yabo barimo, ubona ko ari ibintu nyine ubona ko ari abantu bari mu rukundo. Rero kuba bahita banapropozanya ntabwo ari ibintu birenze cyane. Rero tuvuye kuri izi nkuru z'uyu mukobwa, nubwo abantu bakomeje kugenda babigaruko cyane badashaka ko biza kuba byacisha makenya, reka twirokeye kuri uyu mukobwa waje ku mbaga nkoranyambaga agatangira kuvuga ko abagabo ariko ahera kuri papa, bavuga ati papa wanjye n'abasaza banjye ngo bose ngo barutwa n'imbwa, ni ngo hano muri Amerika barutwa n'imbwa. N'amagambo rero yagiye avuga akomeye cyane, anakomeretsa abantu benshi, aho abagabo batangiye kugenda byorakarira abakobwa, cyane cyane ngo abakobwa bo mu bakire cyangwa abakobwa baturuka mu ngo zikize, yuko ngo bano bakobwa bashobora kuba baba bafite ibibazo bigiye bikomeye cyane. Kuko hari umukobwa w'umumisi wagize atya abaravuze ngo abagabo n'imbwa. Ndibuze kwirinda kuba namugaruko cyane, ariko ndakeka muhisemo mwibuka uno mukobwa nyuma yuko yabivuze, nabyo byavugishije abantu batari bake, bivuga ko abakobwa b'iyi minsi badafite icyo bise indangagaciro, ahubwo bafite kundi kuntu bo bameze, twabyita mba depression cyangwa cyane. Nyuma yaho twese tubona indi video nanone undi mukobwa nawe waje ku mbuga nkoranyambaga atangira kuvuga ko ngo abakobwa ngo abagabo ngo ni amagweja, ngo ni ibimonyo. Nabyo ni ibintu byagaragaraga ko bano bakobwa nabo hari ibindi bintu bindi bari gushaka gusobanura bitandukanye n'ibyo twebwe twahitaga twumva gutya ku kanya, nk'uko umuntu akubwira ati ngo abagabo ni amagweja, ngo ni ibimonyo. Ni ibintu nyine byari birenze cyane. Nyuma yaho rero nibwo twagiye kubona tubona n'uyu nawe noneho we avuze ko ngo papa we nyirizina, papa we na musaza we n'abasaza be ngo bose ngo barutwa n'imbwa, ngo hano muri Amerika, akajya yongera akantu ngo hano muri Amerika ngo barutwa n'imbwa. Rero ukuntu ibintu byaje, ni ikiganiro yagiranye n'umu influencer hano mu Rwanda ukunze kwitwa ngo ni Godfather, ubwo yamubazaga ati ese urabizi neza ko papa wawe n'abasaza bawe ngari imbwa? Umukobwa akavuga ati yego barutwa n'imbwa cyane rwose, akabisubiramo ubona ko nyine no mu influencer we yatangiye kukeka ko gashobora kuba umukobwa yumvise ikibazo nabe, yaravuga ati no, akajya asubiramo akamubwira ati papa wawe
isiko akabisubiramo kugira ngo umukobwa abyumve, ariko umukobwa n'undi agakomeza kuri cya gisubizo yagize ate n'ubundi yamuhaye, akomeza amwemerera ko ibyo yavuze koko ari ibyo yari akomeje, ko papa we na basaza be ari imbwa. Ibi ni ibintu rero byakomeje kugenda byigarukaho cyane, akibaza se aba bakobwa bo mu Rwanda bafite kihe kibazo? Ese bari gukoresha twa tumashini? Ari umuntu numvisha ari kugenda avuga ati bano bakobwa basigaye bakoresha utumashini, niyo mpamvu basigaye bumva ko abagabo nta gaciro bafite. Ni mu gihe twagiye tubona ko abakobwa bari kugenda bagarukaho kuri icyo kibazo cyo kuvuga ati abagabo n'imbwa, ariko nanone ushobora kuba none wajya ku ruhande rw'abakobwa ukavuga ati se ni ikihe kibazo abagabo baba bafite bo muri iyi minsi ku buryo basigaye baraciwe amazi kuri urwo rwego rwo kuba basuzugurwa n'abakobwa kuri urwo rwego kabisa. Ni ibintu rero byakomeje kugenda byibazwaho cyane, bagenda bakutera amakomantere cyane. N'umukobwa nyuma yuko abonye ko abantu bamuhagurukiye, nyuma yuko asebeje papa we n'abasaza be, ubwo nta kuntu umuntu w'umukobwa nk'uyu yasebya papa we n'abasaza be ngo abandi bagabo bandi ngo bashiremo imiyaga. Ni ibintu bitabaho. Nimba umuntu yatuka abantu nk'aba ngaba, bivuze ngo mwebwe kubatuka rwose ni ibintu byoroshye cyane. Uno mukobwa rero amakomantere yase azamuka, abantu bahita bamuhagurukira cyane, baramubwira ati ni gute wifata ukavuga amagambo nk'ariya, umukobwa ugaragara nk'umusirimu, kuko n'umukobwa murabona ko ari mwiza cyane kabisa. Uno ni umukobwa hano ku mbuga nkoranyambaga ufite urukuta rwe rwa X rumeze neza cyane kabisa. Yagize atya rero abashatse yashira umucyo ngo kuri zino video ze z'uku kuntu yagaragaye ari gutuka papa we n'abasaza be n'abandi bagabo ngo bose ko ngari imbwa. Nibwo yagize gutya bashyize indi post yanze iri kuvuga ko ngo ashaka kuba yashira ngo kuri kose ku bantu ngo bamupostinze, avuga amagambo ndaje ngushiremo kano video ngo nawe unyumvira nk'aya magambo yavuze. Basaza bawe papa wawe bararutwa n'imbwa? I Burayi barutwa n'imbwa. I Burayi papa bararutwa n'imbwa? Yes. Ubwo papa waramusaje i Burayi yaba ari hanyuma y'imbwa? Yes, imbwa imurusha agaciro. Niko twisanze aha hantu. I Burayi habanza umwana, I think hakaza imbwa, umugore, umugabo. Ibi ngibi yavuze nyuma yuko video ze ziri gucicikana no ku mbuga nkoranyambaga zigaragaza ko kino umukobwa nta gaciro yiha, nyine ari umukobwa w'ikirara, nubwo agaragara nk'umukobwa ushobora kuba ari umusirimu nyine biraho kabisa. Ati bano bakobwa bafite ikibazo kindi, bafite ikindi kibazo, ahubwo bagombe bagarurirwe hafi bavurwe cyane. Tumuvuyeho rero no mukobwa mu gihe ibintu bye bikiri kuba byasubirwamo, kuko nareba n'abaraza no kwisanga muri ibi, kuko nabonye biri kugenda bifata indi ntera yindi etari intera yoroheje. Reka twinyarukire kuri uyu mujama wacu bita ngo n'Imana y'Imana. Imana yamenyekanye cyane mu butubuzi, niko nabyita, niko bamwe numvishe babyita, ngo atubura amafaranga, ari kugenda atuburira abantu abahereza ngo imigisha, abasengera. Nibwo rero kuri wa 27 Ukwakira aho akurikiranweho icyaha cyo gukoresha undi mibonano mpuzabitsina ku gahato ndetse no kwihesha icyundi mu buriganya. Uno mugabo turamuzi, ni wa muntu w'umutubuzi, niko abantu benshi bamwita. Rero ngo yagize gutya, bafashe umukobwa atangira kuba yamutuburira, agenda amubwira utuntu tw'utugambo nyine amwumvisha buryo ki ngo nawe baramuka baryamanye ngo ari buze ngo kuba ngo yabana ngo amafaranga n'ibindi bintu byinshi. Abantu bateka mitwe ni ibintu byinshi cyane bagenda bakora ku buryo ushobora kuba wanabizera. Ni wa muntu ushobora kuba yakubwira ati ngo fata inote y'igihumbi akayihindura 5. Mwagiye mubona amavideo ye menshi. Rero ngo n'uyu mukobwa ngo yagize gutya, aramubeshya ati wowe uramutse unayemo ngo tugakora gutya nkikorera kuri wuncenci ngo wabona amafaranga menshi, ngo naba nkuvuye umwaka, bya bindi abapfumu bakera bakoraga. Rero nawe ngo nibwo ngo yari bamuvuye umwaka kabisa, ngo yari ngo amuhaye umugisha, ngo ni vibe. Rero ubungu bakaba akurikiranye icyo cyaha cyo kuba yagerageje kuba yakoresha imibonano mpuzabitsina no mukobwa utabishakaga, ariko kubera kuntu ngo yari yiteze ko yaza kubona ngo umugisha nyuma yuko ngo babikoze, bamara kwirwanaho nyine bikarangira no Mana y'Imana yita umugisha ndagwaye ahubwo mbara wigendere. Mana y'Imana rero ubungu bakaba akurikiranywe, akaba ari kubarizwa hano kuri station yari iherereye Kacyiru. Dr Murangirwa
Thierry yabigarutseho cyane ari kwemeza ko uno mugabo yarangije kugera mu maboko ataraye, aho akomeza avuga ko yarakorakinanyweho n'ibindi byaha byinshi birimo kuba yakoresha nk'imbuga nkoranyambaga mu buryo butemewe, kuko afite urubuga rwe rwa YouTube channel rwitwa Impano y'Imana ruri muri aya mazina ye. Hariho ibintu byinshi cyane, ndakeka hariho amavideo menshi cyane, ho rero akushyiriweho n'icyo cyaha kivuga ko ari kugenda akoresha imbuga nkoranyambaga bitemewe. Rero akaba akushyiriweho bino byaha byose. Bino byaha nibwo nagiye mbonera ama comment cyane kugenda agarukaho cyane, bari kugenda bavuga, ari kugenda mugarukaho cyane avuga ati uno mugabo n'ubundi yari bari baratinze kumufata, kuko ni umuntu wakomeje kugenda atuburira abantu b'abaturage benshi cyane. N'abandi rero n'izindi komeza zagiye zizamuka bavuga ko uno mugabo ati hari uwo nabonye watanze ka commentaire gasekeje byatare, wavuze ati ibyo byarabye ngo babanze ngo babikubite ngo babikuremo. Akabantu ziko barakaye, abantu b'iyi minsi kabisa bararakaye, bagize atya aravuze ati ngize nzara ngo maze ngo muzikubite, ko ni umugabo ugaragara nk'usize amaguru n'amaboko, inzara ze zose zirasiza amaverine, ajya muri salo, bivuze ko ajya muri salo kabisa. Rero ngo ntago ari ibintu ngo biba bikwiye umuntu w'umugabo cyane kabisa, ati babarizo baheraho ngo bamuhana. Abandi bagenda bavuga ati ngo wabigini byo ngo biraza ngo nago bituma mumarana kabiri, ngo nunde ejo turaza twongeye tumubone yongeye yasohotse. Ni vibe. Rero nimbuko ushaka kuba wamenya andi makuru ariko mushi kugera cicikana hano ku mbuga nkoranyambaga, nkwibutse kuba wareba ino video, uraza kuba wasangamo andi makuru agiye ashishikana kabisa, ubu utagiye umenya kabisa agiye abera hano ku mihanda. Hari ama video ari gucishikana agaragaza, ndi kuvuga ngo bagabo barutwa n'imbwa blah. Gusa ngewe nari ndi gusobanura mu bihugu by'i Burayi umwanya abagabo babashiraho, ntago nari ndi kuvuga ko abagabo barutwa n'imbwa. Clearly kuri icyo kintu abagabo list